Sambo reka rero ejo bundi nge iwaba boss kagira inkuru dore urugo rumeze rute winjira mukagera nko mu ijuru winjiye ni umweru mbese wari wageze mu ijuru arahumura ugira ngo yayo ngano hose tugera tuzenguruka nese waramusanze sha hapi nabo namusanze uko vuga ngo waje mutavuganye ntabwo twigeze tuvugana nasanze umuntu akubanza ari mu kubona basa barasa uzagende uzamusange ku kazi bimwe nakubwiye umubwira se warabimubwiye byarananiye yakunaniye iki se ahubwo reka nkubwire ndabona byanze boss yakomeje kunyangura bizi kumukubwira ko mushunda byarananiye oya ntago byanze reka nkugire inama nako nubundi narayikugira ahubwo sinzi impamvu utanyumva Bete mwana wanjye Ravie ni sawa kabisa meze utese nabona ari kureba yisigeze eba nirebera shaka tubona ngaha bo nange rero ndagira ngo ngende ku kazi ariko ndagira ngo tumaze tuganire kana irambitse hasi numve bo nyine nkuko ubizi hari ibintu bitameze neza urabizi ko ntanatuje nyine ko nateka ya tuza rega jura zaboneka humura rero uhangayike jugo mutari muhari baramamagaye bande abantu bafite ijuru ryiza ejo baramamagaye arambwira ngo bakiriye amafaranga ngo byihuse ngo nibo bafite ijuru ryiza rero nyewe navuze ati ntabwo ngomba kuguma gutya nicaye nterere narabwiye se vuga ko bamufite hagana he oya ntabwo yanyibwiye nyine ngo uvuga ngo uranga ikintu nyine ndimo natekerezaho no kureba natekereje ko kujya gushakisha mu mashyamba yose ari n'ahantu hafi nkara ko hasi namubona ntabona abo bantu kuko ntahandi hantu bamujyana uretse nyine ahantu ubona hasaba nkateye ubwoba rero ntabwo nagoma nicaye gutya ngo ndebere umukunzi wanjye ngo umukora icyo bashaka nanjye ndaho ngaho oya nibyo mwana wanjye ntabwo wakwicara niba yakubwiye aguhamagara akubwira ko bamufite 0,70 ubusaba ugiye n'umushakisha umenye ko byanze bikunze rero ko wamugeraho ibindi tuzabikora maze kumenya ngo arahagana he ibintu rero ntubibwira mama ngiye kubambaye bizi nyine ngiye kubambaye nk'udahari nakubwiye ngo ujye ugenda wambaye utuntu dutoya wambaye neza nyine usa neza ibintu bikurura abagabo sibyo gihe wasanga atabikunda ntago ari ukuvuga ngo ntago abikunda uzakomeza ugerageze ubuse ntanyirukana we ntago yakwirukana se kubera ko umukunda ntago yakwirukana kubera ko umukunda ariko nubwo utarabimubwira bishobora kumurakaza da ugomba kuzamubwira ko umukunda akabimenya yuko nyine umukunda agafata umwanzuro sibyo ariko utuntu duto ubundi narakubwiye ati wowe nujya mu mujyi sinzi impamvu wundi utabunyitayeho ariko nzakwereka ukuntu tuzabigenza ariko we nugira ikibazo we nujya mu mujyi sino size yanjye ni nkiyawe nawe urabizi yanjye ubu ngiye nawe turangana koko nta kibazo kugira nzambara ibintu bijyanye n'ibyo uri kumbwira kunjyamo inama wowe uzagene mu mujyi ugura utuntu twiza nanjye ndaje muhagurukiye ariko nzagushakishiriza ntugire ikibazo hari na boss ujya wanga wagiye wamwambariye neza ukamwereka ko usa neza ariko inama zawe nizicamo zangurira nzagusohoka sawa ahubwo reka nkubwire nacumbitse keto kanje kureba ugira ibanga ntibigire umuntu abizi ko mama nyine yahangaye nawe gukunda ko bibubwiye wa mugani wawe ntabwo asohoranyaga vuba mwese muranga abagabo gatugira ukuntu twikomeza ariko mama wawe nambona agira umutima woroshye cyane ariko nawe ugenda gakeya nawe ushobora kugenda cyane akavuga nawe ukasanga mwese murabuze genda gakeya ngiye kuva hano njye ku kazi nyine musige mbipanze Ravie mwaramutse mama
mwaramutse mama Karame. usibye ko ndimo ndanagenda nyine ngiye ngiye oya ntacyo jya mu kazi ndabona umeze neza Ndabona ukeye rero ngaho mugira umunsi mwiza. papa mwiruke rero samwirwaho sawa sawa harimo tuganira mbere iby'akazi bagiye mu kazi kumubwira ngo akomeze yihangane Juru ryiza wiwe azaboneka Azaboneka. iki gihugu ntabwo barushimusa bashobora kuza ngo bashimute umuntu agenda ahere ntabwo byashoboka Aya muri iki gihugu harimo umutekano uko byagenda kose. azaboneka Gusa ni ibidindiza abantu n'ibibakereza. ubusagiza ngo ntibabigeze uko ntibabugeze kure ariko muzakorwa ariko azaboneka uko muzakorwa Nanjye reka ngere ku isoko rero. Nimba ndanyarukira kwa mu majoro byiza. Reba uko namerewe. Ndibutindeho gakeya. Ngero no wasuhuze ubakomeze nabo bihangane ariko bihanze kunze ijuru azaboneka. Oya azaboneka reka ngerayo. Reka ngerayo uko ndeba uwo mubyeyi uko namerewe. Gerayo urebe. Ariko mamuka nemuza gutinda da. Kako nanjye nshobora kuza ku kanya nshobora kuza kujya kureba wa muntu dufitanye gahunda ubwo rero turongera nimugoroba shabiruka biramo biri kujya bigenda neza nanjye ndabona bimeze neza nako nyine agasema nako kaba kameze nabi ariko buriya mu minsi iri imbere babikemuka tuba turi kumwe turi gusenga ngo turi ko byakunda kandi Imana nigenda ibigena abana batsinze bura n'igizami nzayitsinda nawe y'akazi gose nta kibazo mfite ntarebe nyine nawe nimba biri kugenda sawa reka mbe nkuretse Celestin Karame Specialist ndi kuvugana na Rafael nyine twiganye nta bashiti twagiye twigana nyine nuko ndagiye mu kazi rero urumva nyine byaho bikurikirana hano urebe ko inzo kunteze pasirane bigo ndagiye uretse kugenda buriya rero ejo bundi wagiye haje umuntu kukureba yitwa Allô? Oui. Ni byiza mama. Cyagenze gute se? Umwana ambazanye. Bakomeza kumubwira ko ndi nyina kugeza byari kandi uhari. Ariko se mama, wambabariye koko ukareka nkubaka. Ubaragira ngo kakanya mbwira umugabo yuko nasize umwana koko mu rugo. Yesu ndabwira kuri umugabo n'ukabitangira. Ndaremeye kugutunga, wumva yakanga gutunga n'umwana wawe. Nyine nzafata igihe cyo kubimubwira, ariko ubu ngubu rwose naba nibuze. Mbabarira basi byumwihanganisha. Nzashaka kanya nzaze musure muvugishe. Erega mukozi wanjye kurera umwana biragoye. Nta n'ikintu cyufasha kugira ngo umwana akure neza. Urabona ubuzima tubayemo hano mu cyaro ntabwo buba bworoshye. Usaba nzakwihanganira kugeza ryari. Umva mubwire mama. Shadi ya yaje gukurara kubura no kuri telefone amushakishije kubura nakubwira ngo akoresha weekend rwose okay kanaza ndamuze kumubaza azibona wose n'icyaje basari kuri kumara raporo nyine ko yari yamuze ngiye sawa ibindi byite sawa gira akazi sawa Uzajya ucunga umvugishe umbaze niba umugabo ahari cyangwa adahari ibi bintu atazabyumva kandi ntarabimubwiye bigatuma nasenya. Uzajya umvugisha numve ko ari ikintu nabarusha nkaboherereza ariko bumbabariye rwose mbabarireke niyubakire. Gerageza rero ushaka ukuntu wabigeza ufashe kureba umwana turi sinamwifasha ndi njyenyine cyangwa kugira ubwiza umugabo wawe ukuri. Mama biragoye pe biragoye ariko nzamubwira ariko ntabwo ari nona umwana bumuretse umwihoreye. Ntabwo ariko nageregana umwana wanjye ntabwo binyoroheye n'ubuzima tubayemo hano mu cyaro. Mama nawe rwose mama nawe ubuzatuma koko niyubakira urwaro ngo rumare kabiri yambabariye koko.
aragira ngo umugwanjye azabyumve narabimuhishe nibaniye neza n'umugabo none aba nabo babaje kundogoye Karibu. Hi boss. Hi. Nzi neza. Nyine reka maze ngurigamo. Oh, mu kazi. Sinagushakaga nyine. Shade, wanditse ngakora akazi. Ntabwo mubuza. Okay, ngambwira nyine. Nyine aramusutse. None se kuri nyine don't touch me please. Nta kibazo. Okay. Si nkuko nawe wakora ku muntu wese usanzwe. Utabinyitayeho. Njye mba nafashe igihe cyane no gutekerezaho. Nkawe nshaka kumenya se waramutse gute? Isumize ute? Ariko wowe nta n'agaciro biha. Shade yaramutse neza. Yego. Yego. Agaciro nakaguha, sikumwe agaciro. Yego. Rero wimbira ngo ibindi bije n'ibintu byinshi hano. Nafashe umwanya nze wanjye kureba uko umeze. Nimaze iminsi nakubona nkaguhamagara ngo bikunde. Nta nubwo basi ibyo wabinyubahira. Bambwiye ko waje mu rugo nagira ngo nabyo mbikubaza. Ntabwo mu rugo roje kureba iki. Hano raporo ugomba kuzakira ku kazi. Mu rugo byari iki kiba kidasanzwe kimeza. Iwanyu ntabwo hemerewe kuhagera se. Utamamagaye kamwe. Tambwiye kuri buza. Okay, ngambwira iki kugenza rero. Nshaka kumenya ko meze. Shade wambabariye ukegera hirya. Ko nta kibazo. Sina wakora ariko wakora turi kumwe. Wakora kumwe. Shade gera hirya. Kandi ibintu zabyifuza. Ibyo nzifuza. Kwandikora. Umora. Zabyifuza. Zabyifuza. None ndabyifuza se ari gereza nzajyamo. Ko boss. Shire. Umva Shade ntabwo meze neza ndi muri situation zitanyoroheye. Yego. Ntabwo nshaka ko umeze gutyo utameze neza. Nshaka kwifatanya nawe mu bibazo byawe. Nkande? Okay, tuvuge ko nta kintu duriyeho nk'umukozi. Basi none urashaka gufata gahunda z'ubuzima bwanjye zijye muri gahunda z'akazi kawe nanone. Ntabwo ari nose kuba wanganira ikibazo ufite urumva bigoye. Gendere manager. Ira manager ndi kubashaka. Kandi ndiri myitwarire. Do you understand? Akazi se nakora neza. Gendere manager. Ako nawe nyine haje kukureba. Ndaze basi wowe abarondera. Shade nsubire mu byo ndikubwira reba manager ni utunye manager muzane. Cyo binyirukana. Basi niba wumva ko wamenya nanjye wagiye ureka nakubwira. Uzakenera kumukora kuri utakiriye. Basi wampaye faveur. Banyumvise. Shade bitwara nikoreye ntabwo ushaka kumenya umutwara. Ndashaka kuyigutura. Ndafashe bose. Okay, ngari zana manager ibindi bizahanyuma ibyo ndi kubabwira. Ni karibu. Mamazi karame. Ni karibu lisa. Muraho neza mu majoro. Sinashima. Ni karibu cyane. Murakoze cyane. Mama Jo, mumeze mutese? Turaho buhoro ntabizi. Nukuri ni mukomere. Namukomere pe mwihangane. Nukuri Mama Ravie biragoye kubyakira n'umubabaro gusa njya mu kikoni ngisanga njyenyine najya mu nzu ntisanga mbura uwo guhamagara nyine umubabaro wabaye mwinshi nawe urabyumva umva birumvikana nshuti yanjye ariko
nta kundi mu gihe tugitegereje Imana nta kundi pe nta kundi twabigenza hamwe no gusenga Imana izaturengera. Mama Ravie iyi Mana rero pe urabizi nta kuntu umuntu batagize gusenga ariko kubura umwana wanjye byanteye turuma muri nge kubyakira birananira ibiryo ndabyumva nanjye mba mpora mfite ubwoba Ravie nawe yarahangayitse ariko wenda burya abahungu ariko pe ihangane kandi ndagukomeje sibyo. Boss twari twitabye ya boss nezeretse sawa kabisa ndabona uri fresh bimeze neza buri sijibora mbona uri fresh Shadia meze neza rwose nyine wambaye nk'awe gusa mbonye Shadia mama nshaka ese boss n'ikintu dushaka muri iki gitondo watetse icyayi hano mu rubero byawe bagiye kukaga sawa sawa yeah okay hey Bandra nawe Shadia nyine mbatumyeho kugira ngo ibyo mabwira tuyo ku gatipu nyine ngira ngo turakazira sokana kandi yo nziza mo ibyo ntacyo tuzashaka umunsi dusohoke akatari none ntabwo uzaba kubasohokana ndagira ngo mbabwire rero muri iyi minsi ngiye kuba mbaye nk'umuntu w'ubuzima gatoya mbaye ndaje ukuntu ni ukuvuga ngo simari ngiye kugenda bagira ngo rero wowe na Shadia ko mwakoraga inshingano zanyu mari no mugiye kuzikora ndahari sinzi igihe nzamara ko kingana ariko ndetse ntabwo ari kinini ariko ndagira ngo ibintu bya rwose mubikurikirane neza gahunda zo muri Nigeria mugomba kubimanaginga neza mukavugana twaravuganye byo twamaze kubikemura nta kibazo gihari. Hanyuma rero Shadia wowe na Bandra yamuhana raporo nyine heza raporo ko ku munsi nani kujya nakira raporo ubwo ndahari poro munsi zigomba kugera ariko anyara kugira hanyuma muri Kenya byarakemutse rero abakozi sinzi niba ari ikibazo cyongeye kuvuka abana kuzi kujeneye none nubwo ndahari ariko murimo ushaka nk'abandi bakozi nk'abangahe nk'ababiri gutyo wenda n'ingaruka ndashaka gufungura ibindi shami noneho ushaka nk'abakozi nk'ababiri nyine bashoboye wenda abantu umuntu azababongera abo ngabo babiri b'ingenzi bamaze kuboneka mubikurikirane rero ngo nzagaruke cyangwa se munababonye mwambwira nta kibazo ukamara raporo ngiye Shadia araza kubikurikirana. Hanyuma rero Shadia nawe bantu rimaze iminsi mubona ukuntu mutari kurebana neza nizere ko turatuntu twiza mu reko umwana ukimura yego Shadia ndabyumva cyane ihangane nta kundi nanjye nari mvuye ku isoko hari ahirya ndavuga ngo reka nkunyureho muvugishe kuko ibintu byo binyereka ko muba munyitayeho ariko n'ukuri mumfashe haba gusenga kubera umubabaro nge singibasha no gusenga muri zamuka hari banza Imana itakinyuma iratwumva nuko igihe cyacu cyo gutabarwa kiba kitaragera sibyo yabinyumva gusa bakamushimuta ihangane inshuti yanjye ihangane nanjye ndababaye uza ahantu Ravie yaratugejeje mbese asigaye yanga no kujya mu kazi
papa dufata umwanzuro wo kumushyingira mu gihe tukimubwira iyo nkuru mu gikemura burya bitibanga n'akazi kose n'akazi karavuye ibyo bari byo hanze y'akazi ntabwo tuje tubibona mu kazi. Okay, ubu ni akanya gato cyane ubu akanya gato na manager turaje ibintu bya security ndaje mu buriye mu kanya bose ni iyihe mpamvu itumye ufata gahunda yo gusiga kampani ukagenda bitunguranye tutari tubizi? Niyo mpamvu itumye ugenda muri ubu buryo? Si ibintu wabitekerejeho byo gufasha kampani ukayisiga ukagenda? Andra nta kintu yasanzwe mutakora rero kwa musigisha ngizi ngizi bari ibintu byoroshye ugomba kuzikora yego simpari rero ejo bundi barampamagaye barambwira ngo ni byiza baramufite kandi ko ari iminsi mikeya rero ngomba guhaguruka nkava wenda gushaka umukunzi ubona ngo nakicara mujyanire nubwo inzego zishinzwe umutekano zibirimo ariko ntabwo naryama ngo unuzere nawe sinzi ibyo ari kwibaza sinzi ibyo atekereza mbega nta mahoro mfite muri make. None se waba ufiteho ku makuru y'ahantu waba ugiye kumushakira? Hari amakuru waba ufite byibura ujya ugiye kumushakamo? Ngiye kurira imisozi ngenda amashyamba yose nshakisha ko numva ndi gutekereza ko ntabwo baba baramushimutiye ahantu hameze neza ko ari ahantu ndimo ndakeka mu misozi ngiye kujya ngo ndebe rero umukobwa bizi kumukunda nabizi ni ubuzima bwanjye ejo bwiza kuko kumurwanirira rero ntacyo nakora ko okay nta kibazo turenda gusezeranya ko nzagakora uko bikwiriye mfitanye na Shadia nzajya nguha raporo n'izitazajya zikugeraho uzabona izindi uzazisanga mu nyandiko nzi ko akazi tuzagakora neza uko bikwiriye n'igihe kibazo kandi ukomeza kwihangana. Okay, nta kibazo biragenda neza ubu muri mu raporo ngomba n'icyo nabwiraga ushaka wakisubira mu kazi kawe nta kibazo bose bakasubira mu kazi nanjye hari ibyo narindi gutegura uraza kununganyiriza raporo ndi busigarane naza kubigwa kuri email nta kibazo cyangwa kuri email cyangwa wanashyira mu biro bya Shadia akaza kubigeza. sawa urakoze. Halo? Ya. Ubera hageze? Okay, sawa nta kibazo sawa kanze nohereza umuntu. bigenda kuriya kigaragara satani yari itambitse oya aragira ngo atutere kurira ariko uko biri kose tugomba gukomera imana inkomeze rero reka nkomeze ngere mu rugo naho ndebe ukuntu bimeze gusa ejo cyangwa ejo bundi nzagaruka ndebe ukuntu mumerewe ni ukuri ngaho ni mukomere kandi pe imana yo mu ijuru ikomeze barindi bashyigikire. murakoze cyane sorry none se ko watinda ndi ari byo bose yari kumbwira sereno ibintu musigaye mujya kuvuga mukasohora ni ibiki mbese shanteri ntugire ikibazo ibyo yambwiraga ntabwo ari ibintu birenze gusa yari ari kumbwira impamvu agiye kandi ntabwo nayiguhisha kubera ko tugiye gusigarana nyine niyo nshaka niyi urabizi ko bose afite umukunzi ngira ngo narabikubwiye nawe warabimbajije ndabizi umukunzi we rero
mbwiye ko bamuhamagaye akamubwira ko bamushimuse ngo bamushimuse so rero boss agiye muri gahunda yo kujya gushaka ko wishimye se basi oya nyine nose abantu babaye bose bahita bakunda isura no kwishima ukabyina okay ambwiye yuko agiye kugira ati agiye kumushaka ubundi nawe wanjye kora hano rero sawa ariko ibyo urimo ndabona nanjye bo kajya muri office rero ubwo nawe ujye mu kazi gakomeza ako gakuru kare gakenewe iyo nkuru bisaba pe nkagiye ubundi umuntu yishongora ku muntu nawe yahora n'ikibazo akumva nawe yamwishongora atari sawa ariko ntabwo ni uyu munsi ntabwo ari uyu munsi nta n'undi uri kwivugira gusa pe sawa manager Allo umva se man gira vuba boro ivana hiri uyimure bandi hantu yijyana vuba kuko numvishije bamugenga asa nkaho afite amakuru kuntu numvisha mbwira ibintu ntumva ariko gira vuba umuvana aho ngaho umwimure none atuvugana